ngo niba nyica mfukamye ngo niba ndabamagaze ngo nawe nabyaze ubyumva bwari kuberaho saba no gukwa byari kuba 3:00 we ahagera 9:00 z'amanywa yanze kuza abantu bari kumukenyerera no kumwambarira. None se ubukwe butangira 3:00 gusaba no gukwa byose mukajya no mu rusengero ubwo we wariteguye uritegura n'abakwambarira byose mutegereza umugeni muramubura? Twaramubuze twamuhamagara kuri telefone akavuga ati ngewe ndazi kuko ibintu byinshi nge nahise mbyikorera amafaranga nari mfite yose ndayatanga kugira ngo ubwo bukwe bwe nta mafaranga yaguhaye ubukwe bugiye kuba amafaranga nyuma y'ibyo mu byumweru 2 yambwiraga ko ibintu bimwe ntabyo ashoboye gukora ngo ahubwo twagenda tukabana kuko aho twateye igikumwe nanjye nkabyanga kuko ibyumweru 2 byari bikeya kugira ngo ubukwe bube. Ubwo nakoze ibyo bishoboka byose kugira ngo ubwo bukwe bube bwaba kuko nanjye ntari cyo naramenye ngira ngo menye intego yacyo. Yego ubukwe bwari gutangira 3:00 we hagera 9:00 z'amanywa. Nukuvuga ngo abantu bose rateguye bazamwambarira kimara kumva ko abantu bakimisagara batashye ubwo bukwe we yahise ababwira yuko ubukwe nta buhari. Yahise ababuza abari kumwambarira bose. Ku munsi wa mbere dutashye tuvuye mu bukwe umunsi wa mbere hari kuri mugera mu rugo twageze mu rugo ku munsi wa mbere kuko ngiye byandi byose byandi mu mutwe numva ko ngiye kwana n'umuntu ngambanira numva ko ngiye kwana n'umuntu waba yanyica mfite amakenga rwose n'ikintu cyitwa imibonano ntikigize kibaho mu minsi twamaranye 7 twebwe dukingirwa yazanye ipantaro imwe n'inkweto imwe costume ariko oya yaje yambaye bisanzwe ikositimu niyo twe twakodesheje kugira ngo akorere nta tundi twenda yazanye umwenda umwe ipantaro imwe ishati imwe n'inkweto yumvaga azambara ikizi we yari afite gahunda ze kuko yari nk'ibandi kuko nagwo ari kuba uri umuntu muzima ngo usiga imyenda yawe washyingiwe uzi kuri byo koga ugahindura ahubwo we nuko n'ubundi nta gahunda yari afitanye ndende nta kintu byari bimubwiye kuko uwo munsi nibwo yari yaguze tonovise 2 azishyira mu nzu nshyashya yari azifite mu mufuka w'ipantaro uzireba nzibona ubwo ntizari zo kukwica se izo tonovise zari zo kunyica kubera yuko nta kandi kazi yakoraga kakajyanwa na tonovise we yaragiye arazigura arazitwaza arazizana ubwo nibwo rero twarwanye kugira ngo anywe ya miti ayirangize turwanye rya cupa ndarifata uri kugira ngo ayinywe cyangwa wagira ngo nagira ngo atayinywe ko ngewe nahise nikanga ndavuga imiti mu nzu yo kwiyica kuko nk'amagambo ambwiye uyu muntu ashobora kwiyica wa mugani ugasanga ndabizize ubwo yese amfatira inyuma mu maboko aramfata arankomeza muri mu nzu yego abaramfasha njugunya nka hariya kumukeka ko nta n'imbaraga nari mfite koko ahita afata urufunguzo akinga umuryango akingiramo imbere muri ikingirana turikingirana arushyira mu mufuka arambwira tubunananyije gufunga nta kintu uri bukore wavuze induru utayivuza nta kintu uri bukore nanjye ndamubwira nanjye imbaraga ndazifite nago ikintu cyose ugiye gukora nago kiri buguhira nanjye ndumva afite imbaraga nabonye izo tonovise ubwo buranyica ubona ko biri seri mbona biri seri kugeza ubwo bashyiraho n'umuntu wo kugira ngo yice umuntu bakabetinga amafaranga yabo kugira ngo ubukwe bube uko impeta nanditseho n'ikintu gikomeye ku buzima bwanjye nanditseho ko ari impeta y'amaraso. turabasuje mwese mudukurikiye reka nsuze aho uri hose aho uri mu nce z'igihugu zitandukanye abari mu majyepfo ndetse no mu majyaruguru abari mu bihugu byo hanze muri rusange mwese ndabasuhuje kandi nkomeza kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Reka nshimire wowe wakoze subscribe share na comment ku biganiro byacu bya buri munsi wowe dukurikirana 5 kuri 5 ndagushimiye cyane ndetse nawe utarayikura ngusaba gukora subscribe uraba ugize neza cyane. Uyu munsi tubazanira inkuru zitandukanye tubagezaho inkuru nyinshi bwabo buhamya haba hari wifuza kutubwira inkuru ye y'ubuzima haba hari wifuza kuduha ubuhamya bugiye butandukanye bwose turabwakira duhamagara kuri nimero yacu iri hasi ku kiganiro iyo wifuza ko tuganira nawe uraduhamagara tukaganira. Hanyuma uyu munsi turi kumwe n'umumama wifuje ko tuganira n'umumama cyangwa umukobwa wenda araza kutwibwirira uhari we
yifuje ko tuganira byinshi bitandukanye, umuntu aca muri byinshi anyura muri byinshi, ari nayo mpamvu rero tuba tugira ngo tugeze inkuru cyangwa se ubuzima twanyuzemo kugira ngo ni wa wundi waciye mu bukomeye kurusha undi nawe yumve ko yakomeza, no kugira ngo dukomeze imitima y'abantu bajya bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Mama, reka tukwakire, watwibwira. Murakoze, nitwa Hagurineza Rafiki. Ni mu mudugudu wa Burema, akagari ka Mataba, umurenge wa Mageragere. Kumumbona ahangaha nabyaye mfite imyaka 16, mwana wanjye w'imfura. Ufite imyaka? Nabyaye umwana wanjye w'imfura. Yego. Mfite imyaka 16. Wari ukiri muto birumvikana. Yego. Nyuma yo kubyara uwo mwana ntabwo ubuzima bwakomeje kuba neza, akomeje guhura n'ibibazo bitandukanye. Uwo mwana aza no gufatwa ku ngufu, afatirwa mu mudugudu wa Kamuhoza. Umwana yafashwe ku ngufu ryari? Umwana yafashwe 2018. 2017 nibwo umwana yafashwe. Ubwo we yari afite imyaka ingaho umwana? Umwana yafashwe afite imyaka 6. Yari afite 6. Yego. Yego, ariko wamufashe yaba yaraje guhanwa cyangwa? Wamufashe yaje guherezwa ubutabera, buranamufunga, bamufungura Mageragere, baramukatira. Ariko nyuma yo kumukatira ntago nigeze ngira amahoro habe n'umunsi n'umwe. Umuryango wakomeje kunkurikirana kugeza ubwo bwa mbere nakubiswe nkashyirwa no mu cyobo cy'amazi muri Kimisagara. Yego. Ibyo bintu bikajya no kuri RIB ya Kimisagara. Ibyo byo gushyirwa mu mazi, ibyo byose byakorwaga nande? Byatangiye gute kugira ngo umugabo niba aramaze gufatwa, byatangiye gute kugira ngo? Nukuvuga ngo umuryango w'uwo muhungu wakomeje kujya unera ubwoba, natambuka bakanuka bakancira, ibyo nkabyima amatwi. Ubwo rimwe mbyuka ngiye kurangura ari mu gitondo nsanga abantu banangiriye, barankubita cyane, baravuga ngo nanze kuva kwizima ngo ariko nzarivaho. Baguhoraga ko wafungishije uwagufatiye umwana? Yego. Ibyo ngibyo byaje kujya kuri RIB ya Kimisagara, barabikurikirana, barambwira ati genda tuzabikurikirana, ntabwo bizongera. Gusa ndashimira ubuyobozi bwa Kimisagara bwakomeje kumba hafi, ihohoterwa ryanjye risa nkaho rigabanyutse. Icyo gihe umwana akimara gufatwa ku ngufu, nyiri wakoze icyaha arafungwa. Ubu aracyafunze? Aracyafunze. Bamukatiye igihe kingana iki? Bamukatiye burundu. Ubafunzwe burundu? Yego. Umwana ubagize igihe kingana iki? Umwana agize imyaka 11. Urumva kakuze. Hanyuma icyo gihe ubuzima bwarakomeje, umwana arakura, nawe urakomeza urakura. Nyuma byagenze bite? Nyuma ubuzima bwarakomeje? Nyuma ubuzima bwarakomeje, ariko nkomeza kugenda muhohoterwa na ba bantu baza gukoresha impapuro mpimbano zanditse mu mazina yanjye, bazandikira muri Kimisagara mu kagari ka Kamuhoza, bashyira mu mazina yanjye kugira ngo bigaragare yuko ngewe bashaka ko mbaha imbabazi, kandi bararangije guhamwa n'icyaha. Izo mpapuro maze kwanga kuzandika byabaye ikibazo gikomeye, bakoresha umuntu aramenya isura ye kugeza na n'izi saha. Uwo muntu aza yiyita ko yinamugiriye neza ngashaka kunyitura. Arangije yari umugabo akajya anyoherereza amafaranga kuri telefone. Utamuzi? Ntamuzi, ntaramumenya na n'izi saha sindamumenye isura ye. Yego. Ubwo uwo muntu bigeze ku munota wa nyuma, yewe aranansaba ngo nicaka inzu ngangurire, ntaramubona. Ibyo ngibyo ngenda nganiriza abantu. Amafaranga yaguhaga amafaranga angana iki? Yamuhaga 20,000 bya buri kwa gatandatu. Ibyo bintu yabikoze amezi 2. Ntaramubona isura. We watekerezaga iki kuri uwo muntu wabonaga amafaranga utamuzi? Ngewe nagira ngo uko umuntu twarahuye nkaba naramugiriye neza, akawenda afite amafaranga, akaba atuye kure, akaba ari kumubufasha. Aguha amafaranga se wumvaga mu magambo yakubwiraga harimo ibintu by'urukundo, wenda asa n'utekaya? Yambwiraga ko nkunda, yarangije aranambwira ati numvishe ko hari ikibazo wagize, ariko hari abantu wabafasha kugira ngo nawe ugire umutekano mu mutima. Nkumva nyine nibyo biganira ari kwerekezaho. Yego. Ariko byaje nyine kugeraho muri icyo cyumweru cya nyuma amafaranga ashize amezi 2, anyohereza none 50,000. Nyuma y'amezi 2? Yego.
yohereza 50,000 arambwira ati uyu munsi rero hari kwa gatandatu ati ujye muri salo witunganye neza ati munsi ndakwerekana mu muryango. Ibyo bintu byabayeho amafaranga akimara kuyohereza yibajya muri salo. Ntago nagiye muri salo ahubwo yahise yibagirwa gukupa telefone nene ndahantu nzunguriza bita mu Kamenge noneho ahita yibagirwa gukupa telefone twumva ibiganiro ari gukorana n'abandi bantu. Wumva ibyo avugira ku ruhande. Yego akajya avuga ngo nanze gusinya impapuro ngo ariko ngo ngiye kuzazisinya ngo niba nyica mfukamye ngo niba ndabamagaze ngo nawe nabyaze. Ubyumva ubwo mpamagara nabo twa turimo gukorana aho ngaho bose baraza barumva byanga gushira dushyira n'umuyobozi w'umudugudu bita Thomas akiri kuri telefone atakubye umuyobozi w'umudugudu wo muri Rurama nawe arabyumva. Akimara kubyumva hari umumama bita mama Kazungu wakoreraga aho ngaho niwe yise ajyana amakuru aducondi kumwe na muyobozi ahita ajya kubwira muri urwo rugo ibintu biri kubera aho ngaho mu gasantere. Ubwo telefone nibwo bahise bayikura. Noneho mwasaga nk'abaturanye hafi se ku buryo bahise bajya kumubwira. Basaga nk'abaturanye kuko nanjye nakoreza nari mbizi. Wari uzi ahatuye? Nari nzi ahatuye. Ubwo ngubwo ukora ko nyine n'ahantu nayo mfiteho kujya ngo mbe nanabahunga byabaye ngombwa ko ari aho ngaho nshakira ubuzima ko niho nari imenyereye. Yego. Ubwo nyine bahise bayikuraho bamaze kuyikuraho ubwo mitangira ikikango umuyobozi w'umudugudu arambwira ati izi nimero zijyane kuri RIB bakurikirana uyu muntu. Naje kuzijyana aho zivaho RIB irambwira ngo nimpumure nta kintu nzaba. Ubwo nabyo nyine bihagarikira aho ngaho ntacyo wabaye ariko ntacyo nabaye ubuyobozi bwakoze uko bushoboye. Yakomeje kugongera kuguhamagara? Ntago yongeye kumpamagara ahubwo nyuma nibwo haje ikibazo. Ubwo haza undi umusore turakundana hashize nk'umwaka umwe. Umusore haje undi musore turakundana mubaje akaza akora ambwira ko ari umusirikare ariko ntago yari we kuko nakomeje kugenda nkora iperereza tumaze gutera igikumwe. Ubwo hari hashize igihe kingana icyo utandukanye na wa wundi? Hari hashize umwaka umwe. Ubwo ngo waza nyuma y'umwaka? Ngo waza nyuma y'umwaka. Wowe yaje gute mwavuye gute? Yaraje nyine twarahuye kuko nari nsanzwe nanamubona nyine. Araza utuye umuzi? Yego. Araza aranereta bisanzwe nk'uko abantu bateretana. Ndabyemera duhana n'igihe tujya iwacu kwiyerekana bivuyeho duhita twandikisha igikumwe turanagitera. Nyuma y'igikumwe rero nibwo nakomeje gukomeza mu iperereza ry'akazi yaba akora kuko nabonaga asa nk'umbeshya. Mbese wari ugifite amakenga? Mfite amakenga. Ubwo akazi arambwira ati niba ugira ngo ndambeshya atuzaze nkujyane ahantu ducumbitse. Anjyana ahantu bita Ibyumba mpabona ibintu bya gisirikare mpabona amagurude mpabona ibikapu numva ko ari umusirikare. Ubwo nyuma rero wenda tutarakomeza gato iyo ukundana n'umuntu cyangwa iyo muri mu rukundo hari ukuntu uba wumva nyine muri wo mwakira. Wari wamaze kumukunda nk'umuntu muzabana ubuzima bwose cyangwa nawe? Kumukunda cyane ko yari twumva ko bizaca no kumugaragaro hari ubukwe numvaga nyine yemeye kuzakora mariage byose agasaba byose yarabyemeye. Yego. Ubwo umusore akwereka aho akorera ndahareba mbona ibihamyo by'uko yaba ari umusirikare birahari. Ubwo nyuma nakomeje kumubaza aho ahemberwa arambeshya ngahemberwa muri Equity mbajije abasirikare ko nabajije n'umusirikare ukuriye abasirikare ukorera Kimironko arambwira ati ntago abasirikare twebwe duhemberwa muri Equity ati umuntu arakubeshya. Ibyo ngibyo nyine nkomeza si wabyumva cyangwa ntago nahise mbyumva kuko naramukundaga numva ko nyine ari we nkumva ko ari umusirikare nkumva ko bari kunca intege ahubwo. Ubwo nibwo byakomeje rero umuhungu tumaze gutera igikumwe mbona atangiye kugenda ahinduka kubera ko natangiye kwinjira mu bintu byo kumenya akazi ke. Agenda ahinduka ubona ko ari guhinduka kuri kumumenya. Ubwo yaragiye amara amezi 6 tutongera kubonana nyuma yo gutera igikumwe. Yaragiye he? Ambwira ngo bari mu ishyamba ngo bari ntabwo wajye kunamubona se? Uya yambwira ko ari gukorera nyine ngigatuna akambwira nyine ibintu nk'ibyo ngibyo nkumva ko abasirikare nyine bahora bagira ingendo bagiye mu bivuze ko niba mwari mwaravuye gutera igikumwe imiryango yanyu yose yari iziranye niwanyu baramwemeye kaza kubera umugabo byararangiye turi mu myiteguro ya mariage. Yego. Ubwo
ubwo rero habura amezi ane ngo ubukwe bubi nibwo ikibazo cyatangiye gukomera ndamubura sinjye mubona nanamuhamagara ukabona ntabwo mbese akeneye ko tuganira cyane nk'uko twaganiraga mbere. Ubwo bigeze aho ngaho yaraje akimara kuza ajya muri wa muryango hamwe twagiranye ikibazo. Noneho ngewe nitambukira mbona avuyeyo bwa mbere mba ndahagaze ndamubwira se ko hari ahantu uzi ko dufitanye ikibazo gikomeye uzi nawe wowe uri inshuti nabo musanzwe muziranye nyine ngira ikikango. Arangije arambwira ati twebwe abasirikare uko dukora ntago kuzi mba mfite ibyo ngiye kurebayo ntago ibyo nabigusobanurira akubwira ko biri mu by'akazi wambwira amakenga ugize ukimbona ndamuhisha amakuru nyine nanga kumwereka ko hari ikibazo. Ubwo nyuma yaho za nimero zampamagaraga yego zimwe za mbere yego zo guhaga amafaranga zo nguhamaga amafaranga. Ubwo naje kugura telefone nini nyine nshyizemo simukadi mbona za nimero ziraje zanditseho umuntu naranditseho umuntu ukora ko sinari nzi uwo ari we mbona ifoto iraje. Ifoto ikimara kuza ndavuga ni sinyimpamagaza simukadi yanjye reka mpamagaze y'umugabo twari kumwe. Namubwiye ni ntiza telefone haje ifoto yande haje ifoto ya wa muntu ariko nabwo sinamumenye. Noneho kiza muri telefone y'uwo mugabo twari gukoreshanya ubukwe kizemo izo nimero nsanga nawe arazifite ahubwo yagiye yandikamo hagiye yandikamo za ko muri telefone ye nta mazina abamo haba harimo inyuguti nta zina rirangira ryari ririmo ntaryo mbona handitsemo za ndongera ngira amakenga ndavuga umuntu namubonye ava ahantu dufitanye ibibazo uyu muntu yakoze ibi ngibi bijya no kuri RIB none afite na za nimero ibintu bimeze gute. Ibyo ndaceceka mita ngenda mbiganiriza umuryango waho mvuka bati ibyo byihorere wabona wenda mwari muzanya nabo baziranye. Ibyo ndabiceceka numva nta mahoro mfite njya no mu muryango wabo tubeganiraho ndababwira mbabaza nuko ari umusirikare barambwira ati ntago yigize abo umusirikare yikwese koroka ahubwo nakubwire ikintu agamije. Umuryango wakubwije ukuri umuryango wambwije ukuri wageze ahumbwiza kuri ubukwe bubiri by'umweru bibiri nibwo umuryango wambwije ukuri umbwira yuko atigize abo umusirikare nta nawo bahuriye. Icyo gihe wabyakiriye gute rero? Icyo gihe nyine numva hanaburaga iby'umweru bibiri ngo nkoresha mariage bo banamfatira umwanzuro mbagisha inama arambwira ati rero ikintu twakugiraho inama nuko wafata amafaranga abantu barimo bagutwerera yose ukayashyira ku mufuka ugacika ukigendera wakazakubura kuko turabona adafite ikintu kiza ku buzima bwawe. Ndangije ndababwira nisi ubwo abantu bantwerereye amafaranga yashyira ku mufuka bwo nkagenda ayo mafaranga bwo ntiyazashira sibazambona nk'umujura igihe yazashira nkagaruka bwo bakumva ko hari ikibazo. Ndababwira ibyanze bikunze ubukwe bugomba kubaho nkazibisha icyo cy'umuryango kugira ngo umuryango wanjye usebe kubera ikibazo cyavutse ndihangana ahubwo ubukwe buzabe umuryango wanjye utazajya uburaho unyura kubera ari ngewe wabuze. None se ntago watekerezaga ko hari ingaruka zizakubaho nyuma n'ubundi ko ababyeyi bari barakubwiye ko hari ingaruka zizakubaho ntago wumvaga ko kuri wowe nyuma y'ubukwe ibyo ngewe nari narangije kubyakira kuko nyimara kubona izo nomero z'aba bantu banshakaga ubuzima bwanjye umugabo tugiye kubana zifite akamisha akazi akora nkabona afite communication n'abo bantu range nagize nyine ikibazo ariko kubivamo birananira kuko sinari kubivamo habura ibyumweru bibiri ngo ubukwe bube numvaga ntazajya mbona naho nyura. Yego ubwo ubukwe ndihangana buraba ko ku munsi bwari kuberaho saba no gukwa byari kuba 3:00 we ahagera 9:00 z'amanywa yanze kuza abantu bari kumukenyerera no kumwambarira. None se ubukwe butangira 3:00 gusaba no gukwa byose mukajya no mu rusengero we wariteguye uritegura n'abakwambarira byose mutegereza umugeni muramubura? Twaramubuze twamuhamagara kuri telefone akavuga ati ngewe ndaza kuko ibintu byinshi nge nahise mbyikorera amafaranga nari mfite yose ndayatanga kugira ngo ubwo bukwe bwe nta mafaranga yaguhaye ubukwe bugiye kuba amafaranga nyuma y'ibyo mu byumweru bibiri yambwiraga ko ibintu bimwe ntabyo ashoboye gukora ahubwo twagenda tukabana kuko aho twateye igikumwe nanjye nkabyanga kuko ibyumweru bibiri byari bikeya kugira ngo ubukwe bube.
ubwo nakoze ibishoboka byose kugira ngo ubwo bukwe bube bwaba kuko nanjye ntari cyo nari naramenye ngira ngo menye intego yacyo. Yego. Ubukwe bwari gutangira 3:00 we hagera 9:00 z'amanywa. Ni ukuvuga ngo abantu bose rateguye bazamwambarira kimara kumva ko abantu ba Kimisagara batashye ubwo bukwe we yahise ababwira yuko ubukwe nta buhari. Yese ababuza abari kumwambarira bose. Noneho ahita amamagara arambwira ati abantu bari kunyambarira bahinduye gahunda mu gitondo. Nayo namubwira bahinduye gahunda wowe ngwino ubukwe n'ubundi buraba ni wowe dukeneye. Yego. Ubwo umugabo yateze 8:00 umva yageze mu Bugesera iwacu ubukwe bwabereye 9:00 tumushakira n'abantu bamwambarira ako kanya ubivuze wahereye mu gitondo utegereje umugeni utegereje umugabo. Yego. Ucyambaye imyenda. Yego. abari bahari cyangwa muri famille babibonaga bati babonaga bimeze bite? Nyine amagambo yabaye menshi bashaka kuvuga ko umusore yabenze kandi atari cyo kibazo cyo kubenga ahubwo kubera ko nanjye yarabonye hari ibintu ninjiyemo yaratangiye kugira amakenga. Uwi ku mutima nk'umugeni ukimara kubona nyine amasaha arenze 5:00 7:00 ucyambaye imyenda wabuze umugabo wumvaga umutima umeze ute? Ngewe intego yanjye ko ngene namenye ikibazo mbere yuko cyaba cyanzaho. Ngewe narihanganye ndavuga inibyanze bikunze uyu mugabo agomba kuza kwa ko turi kuvugana akambwira ibibazo afite kandi ibibazo afite nkaho ngiye nemeye kubikemura. Ibyanze bikunze ari buze nabambaje nkababwira nti ari buze bagafatana telefone zabo bakamuha akababwira ati ndaje. Wowe wizera ko ari buze? Nge nizeye ko ari buze kuko ibye imbogamizi zose yashaka gushyiramo zose nayo nazikemuye nkumva ko byanze bikunze agomba kuza. Ubwo rero yageze 9:00 barambara rwose imihango y'ubukwe iratangira. Ubona bamwambarira? Ariko muri ba bantu bose twagiye tuganira nakamenya ko twaganiye akimara ko hababona ubukwe bwose bwatangiye areba hasi niyigize yareba n'abantu mu maso. Mwakoze ubukwe barasaba barakwa ubukwe buraba bwose burarangira tujya mu rusengero 12:30 gusezerana. Ubukwe bumaze kuba bwari yambwiye ngarazana n'imodoka. Imodoka nayo icyura abageni sinayibona. Nta modoka yazanye? Ntayo. Imodoka icyura abageni yanze kuyizana kuko we yaje wenyine kugira ngo atazagira wenda n'uwo bamubaza hamenya amakuru amenyekanye nka yose nagiye menya. Niba hari umuntu baziranye? Nk'umuntu baziranye we yaje wenyine. Abasabye bari iwacu kuko yabanje kumbwira ngo ni imfubyi ya buri nta babyeyi agira. Umushakira abagusabi? Noneho tumushakira abantu bagomba kumuhagararira. Famille yawe iba ari ishakira igushakira umuntu usabira umugabo wawe? Yego, ko bamwakire ku rusengero byose babikoreye mu rusengero. Bivuze ko nta muntu n'umwe we yazanye? We nta muntu n'umwe yazanye na mushikiwe wahaje mu gusaba yagiye rwose ubukwe butararangira. Yagiye bakiri mu gusaba n'igiseke yari yazanye agisubizayo hasigara umuhungu wenyine. Ubwo rero nibwo ubukwe bwarangiye imodoka turayishyura iducyura. Ubwo nawe nimwe mwayishatse? Yego, kubera yuko ngene naramenye amakuru n'inzu yo kubamo nge nayishatse ahantu ataragera n'umunsi n'umwe. Nawe niwe wayishatse? Nagiye kuyishaka nyishyura ahantu ataragera ko nayo mfite amakenga nkibaza impamvu abo bantu bafitanye communication. Umujyana aho ushaka? Nanjye mujyana aho nshaka bariho nishyura inzu. Ubwo mu kuhagera ku munsi wa mbere dutashye tuvuye mu bukwe. Umunsi wa mbere hari kuri mugera mu rugo. Twageze mu rugo ku munsi wa mbere. Kubera ngiye byandi byose byandi mu mutwe numva ko ngiye kwana n'umuntu ngambanira, numva ko ngiye kwana n'umuntu waba yanyica. Mfite amakenga rwose n'ikintu cyitwa imibonano ntikigize kibaho mu minsi twamaranye 7. Ntabwo kigize kibaho ko ngiye numvaga igihe cyose naraga ntasinziriye. Ashobora kugutera icyuma, ashobora kuntera icyuma, ashobora kukungirira. Ibiganiro bya mbere mwagiranye abashyitsi bamaze gutaha muri mu rugo nk'umugore n'umugabo nibiye? Ibiganiro bya mbere twagiranye ko namubwiye yuko nge ntameze neza. Ndamubwiye numva nshaka kuryama ndarushye simeze neza. Rwose ushatse no kumvugisha wabyihorera. Urumva nari mfite n'indi kamere nahishe y'ibyo akeneye kuzankorera ariko simwereke ko ngewe nabimenye. Yego.
ubwo nawe yararyamye aranyihorera. nawe arakwihorera. ubona ntago bimubangamiye? We yaraye areba hejuru, ntigize anasinzira uwo munsi. Bucya kuri 14. wowe barasinzira si iryo joro? Ntabwo nanjye nigize nsinzira kuko nawe mfite ubwoba budasanzwe. Kuri 14 nibwo yabyutse mu gitondo arambwira ati ubungiye Nyabugogo. Sugiye gukora iki? Kwambwiye kuri umusirikare babakuhaye konje y'amezi 2. Mu by'ukuri ugiye hehe ukiri n'umugeni? Ngo barampamagaye. Ndamubwira igenda. Yagiye ari mu gitondo agaruka saa 8 z'ijoro. Muri iyo saa 8 yaje adataha mu rugo iwanjye, ahubwo ajya kwa nyirinzu kumubwira ngo namuha akagari n'umurenge dutuyemo n'umudugudu. Amurangire, amubwire aho bari neza. Yego. Noneho nanjye kuko ntari nasinziriye narabyumvishije ndabyuka. Namubwira ise uri kujya kubaza. Wumvise arimo kubibaza kuri telefone cyangwa yari yakomanze yo none numva arimo araza kuzegeranya muturanye. Mitangena namubwira se kuri kubaza bari aho dutuye uyuze ukambaze nge wakuzanye nkakubwira aho dutuye. Nawe kutari boroshyera. Ubwo noneho ahita avuga ngo reka tubyihorere ngo nabimenye. Mpitambwira nyirinzu ahita amubwira ati ntuzongeye gukinga kano gapangu, nge nzajya ntahabwije ntaha zino saha. Mbwira nyinzi namubwira ujye ukinga nta kazi afite, yambwiye ko ari muri konje. None se uzajya urarukinguye kubera iki? Urumva nanjye nifite amakenga mvuga nibwo atanyojya ataha ninjoro hari ikintu hishemo. None ukuntu yari n'umugabo uteko ko amakenga, twebwe dukingirwa yazanye ipantaro imwe n'inkweto imwe, costume ariko oya yaje yambaye bisanzwe. Ikositimu niyo twe twakodesheje kugira ngo akorere. Nta tundi twenda yazanye umwenda umwe, ipantaro imwe, ishati imwe n'inkweto. Yumvaga zambara ikizi we yari afite gahunda ze kuwe yari nk'ibandi, kuko ntabwo ari kuba uri umuntu muzima ngo usige imyenda yawe washyingiwe uzi kuri ubyuka koga ugahindura. Ahubwo we nuko n'ubundi nta gahunda yari afitanye ndende yanjye, nta kintu byari bimubwiye. Yumvaga buri bucya gataha, yumvaga ko ararangiza gahunda ze, niba n'amafaranga bamwemereye bakayamuha akigendera agakomeza gahunda ze. Ubwo yari afite ipantaro. Icyo gihe wenda tutarakomeza wa muryango wo ngo urimo kugutuma aba bantu bose bo byari bigeze he? Wowe nawe ntago mwari mukibonana, mwari mukivugana? Uvuga ngo ngewe navuye Kimisagara niho nabaga ku itariki 12 mu ijoro ryaho 13 ntaha inariho nashatse inzu. Urumva nta kindi kintu twe twagahuriyeho yonyine yari irangiye. Ubwo nyuma rero iyo munsi wa kabiri dushingiwe nibwo namubaje se ko nta myenda ufite, imyenda ko nari nzi ko ifite imyenda ko barayisize bimeze bite. Kara afite ipantaro imwe imeze nk'iya gisirikare niyo yonyine yari iri mu rugo. Akaba rero yanambaraga ninjoro agiye mu rugo, yakwirirwa mu rugo akirirwa akenyeye isume umunsi wose. Yego ntanasohoke, yagenda agatambara ya pantaro ya gisirikare akagenda. Ubwo rero ntago yakarabaga se? Yarakarabaga akambara isume akayirirwa yiryamiye. Iyo ntawe yabaga yagiye, yaba ari bugende akambara ya pantaro ya gisirikare akagenda. Ubwo ngubwo rero ku munsi wa 4 bibuko nguko, ku munsi wa 5 dufata ku itariki. Noneho ibijyanye no guteka, inshingano zo mu rugo, ibintu byo guteka rero kurya. Ko ngewe nari mfite urwikango rwinshi cyane. Nubwo yasohokaga mu rugo yanzanira na ji nkatinya kuyinywa, nkumva ko iyo ji ihumanye byanze bikunze, ko nge namenye amakuru mbere nanjye ndayamuhisha, nawe akoraye nanjye nkora yanjye kugira ngo turahishanya kugeza igihe nanjye menyeye intego y'icyagamije ku buzima bwanjye. Gutekera umugabo nk'ibisanzwe mu rugo mugasangira byo byagendaga bite? Nta nubwo twigize duteka twebwe kuko hari imbuto be baduhaye imbuto z'ababyeyi zimwe batanga nyine mu bukwe. Ubwo ushonje agafata icyo ashaka cyo kurya mu nzu byari bihari akarya. Urumva byemaze iminsi 3 ku munsi wa 4 nyine bitangira kugenda bihindura isura. Noneho akambwira ati ntambara gufite zo guteka, mubwira ingenda arwaye kuko cyane ko nta n'imibonano yahabaga bitewe n'umutima nari mfite. None se we hari ukuntu umugabo ashobora kugushyiraho uvuga ati ngewe uri umugore wanjye nagushatse, ntago wigize ubona bikeneye cyane? Ibyo bintu ntago yigeze abikenera habe n'umunsi n'umwe, kuko yarandebaga akabona narahindutse, hari ikintu nanjye naba naramenye bikamutera kumvugisha ibintu byinshi. Bivuze ko mwese mutakeneranye kuri ibyo ngibyo? Ntago twakeneranye kuri ibyo ngibyo. Ubwo ku itariki 20 nibwo yabyutse arambwira ati ufite imbaraga nkutume. Ndamubwira nge nta mbaraga mfite. Agutuma he ubwo? Ubwo sinzi we yashaka kuntuma
mubwiye ngo nta mbaraga afite nibwo nanone yambwiye ngo ubu ndagiye ngo ngiye ahantu Nyabugogo ngo hari umuntu nyene ndamubwira ni rwose genda sinifuzaga kumuboha cyangwa kumubuza uburenganzira bwo kugenda kuko nta kintu byabaga bimbwiye kugenda kwe ko sinanamwiyumvagamo ahubwo namubonagamo nyine nk'umugambanyi nzi tubanye mu nzu mbizi kugenda nta kibazo ahubwo yahora agenda kugira ngo nanjye mashe gutekereza ngire nabo mpamagara kuko natanze nimero z'irangamuntu ziwe ku bigo bitandukanye by'abantu babishinzwe abasirikare abapolisi barimo barankurikiranira numvaga nanjye nkeneye umwanya kugira ngo mbe navugana nabo mbabwire nanjye aho ibintu bigeze nuko mbibona yego ubwo ku tariki 20 yaragiye yirirwa iyo agaruka ari nimugoroba azanye inzoga imeze ite inzoga ngo bita ngo niba ari muzehe wicaye nyine ubwa mbere nari nyumvishije n'urwagwa ni inzoga y'inkorano isa n'umuhondo noneho yavanzemo n'ibindi bintu ngo yari yavanze ari imiti 3 we yayizanye ngo yiyahure ku itariki 20 mbatwe tumaze iminsi 7 dukoze ubukwe mubanye yego ubwo akimara kuhagera yaje se akubwira ko agiye kwiyahura yaje atavuga ancabana nicanye n'abaturanyi nicaye hanze aravuga ati ngwino mu nzu ndinjira ati mereza ikaramu n'urupapuro ndabimuha arangije ati cara hariya ati ngira ibyo nkubwira ndicara nyine numva sene gusuzugura umugabo naricaye ngo mbyumve ubwo maze kwicara ntegereje ibyambwira arambwira ati ngiye kubwira ibintu 3 ati kandi ubizirikane ndamubwira nge nta kibazo bimbwira ati cyambere ati hari ukuzagenda ugasigara wicuza mu buzima bwawe ari wowe ugenda we wagenda yego apo ndamubwira nge ntago njya nicuza ko umuntu yagiye ntabagire bajya baragenda ntimbwira n'irya kabiri ati ndabona uzikorera umurambo wanjye ukawikorera udafite aho ujyanye cyangwa se ukazicara ahantu ukajya witekerezaho udafite uko wakwivana aho hantu kandi ari benshi bazishima bamaze kumva ko n'umurambo wanjye ari wowe uriho ndamubwiye nimbwira n'icya 3 aterura iryo cupa arambwira ati cya 3 ntabwo rutangiye kugira ubwoba wowe n'amagambo yavuga ngiye nyine avuga ayo magambo nyine urumva narikanze nk'umuntu ndavuga ko umuntu tutatonganye amagambo ari kuva he azamura iryo cupa ahita ambwira ati n'imiti yo kwiyahura ngewe nayiguze abarayisomye asomye nibwo narwanaga nawe mwambura iryo cupa arangije arambwira ati rega ndabizi neza ko maze imisi urwaye nta mbaraga ufite ati ntago biri bukunde ndamubwira birakunda ni wanga ndavuza n'induru yashakaga iki we yashaka nyine kunywa iyo miti ariko ntago yari iyo kwiyahura kuko yabikoze kugira ngo ankinishe akurebe andebe kuko uwo munsi nibwo yari yaguze tonovise 2 azishyira mu nzu nshyashya yari azifite mu mufuka w'ipantaro uzireba nzibona ubwo ntizari zo kukwica se izo tonovise zari zo kunyica kubera yuko nta kandi kazi yakoraga kajyanwa na tonovise we yaragiye arazigura arazitwaza arazizana ubwo nibwo rero twarwanye kugira ngo anywe ya miti ayirangize turwanye rya cupa ndarifata uri kugira ngo ayinywe cyangwa wagira ngo nagira ngo atayinywe ko ngewe nahise nikanga ndavuga imiti mu nzu yo kwiyica kuko nk'amagambo ambwiye uyu muntu ashobora kwiyica wa mugani ugasanga ndabizize ubwo yese amfatira inyuma mu maboko aramfata arankomeza muri mu nzu yego abaramfasha njugunya nka hariya kumukeka ko nta n'imbaraga nari mfite koko ahita afata urufunguzo akinga umuryango akingiramo imbere muri ikingirana turikingirana arushyira mu mufuka arambwira ati ubunarangije gufunga nta kintu uri bukore wavuze induru utayivuza nta kintu uri bukore nanjye ndamubwira nanjye imbaraga ndazifite ntago ikintu cyose ugiye gukora ntago kiri buguhira nanjye ndumva mfite imbaraga nabonye izo torovise ubwo buranyica ubona ko biri seriye mbona biri seriye umuntu dukodesha witwa ndarifite mita nk'ubita karuru nagakubise 2 nyirinza barahageze barakomanze amaze gukomanga nyine yise mubwira ntifungurira inyuma ngiye mfungiranyemo imbere ahita avuga ngo urabona ibintu ukoze ngo urabona ibintu ukoze ubwo nyirinza yise zarafungura nyine abaturanyi bose bahita baza bakimara kuza nibwo yahise ajya mu cyumba afata umugozi wari uvuye abantu umugozi yawuzanye ariko ngewe ntarabona yuko no muri iyo nzu harimo umugozi umugozi wari uri mu nzu umugozi we yari yawuzanye ko n'ubwa mbere nari nkubonye noneho
ubwo turi mu icyo kibazo hanze ari kuvuga ni mubumbarize ikibazo gihari nzi ko tutatonganye ibintu bimeze gutya ndi gusobanura ikibaye aho ngaho ahita ajya mu cyumba afata wa mugozi awumanika hejuru mu ibati kumva ibintu biri kuvuga mu ibati umugore wa nyiri ayo mazu ahita amugata ariko ndi kumva ibintu bikubita hejuru mu ibati barebye basanga amaze kumanika umugozi agiye guhita ajya muri wa mugozi turi mu biganiro hanze ubwo nibwo bahise bahamagara ubuyobozi bw'umutekano ariko hari umuntu wamubonye arimo kumanika umugozi uwo mugore wa nyiri mazu niwe wahise avuga ati muri gukinisha ibintu nyamara ntago bino bintu ari byo gukinishwa ahita abwira umugabo ati uri kubona ko ari gushyira imigozi hejuru mwebwe muri mu biganiro ati bwo shaka kujya no muri wa mugozi agapfa muri hanze ati wibyihererana bino bintu hamagara ubuyobozi bw'umutekano bahamagaye ubuyobozi bw'umutekano n'ubw'umudugudu burahagera bamaze mukabite ibintu byo gukemuka rero ubwo bamaze kuhagera bumva ibibazo dufite ni nabwo nagize kuvuga ikibazo njye nabwo wavuze byose by'izo nimero by'abo bagambanyi uburyo washatse nawe uko nashatse byose nibwo nahise mbibwira abayobozi baravuga ati ibi bintu wabibanye gute kugira ngo we yavugaga iki ntabwo yigize avuga we yumvishe byose mbivuze ahita aba nk'ikiragi naza turone office zifite ahita ahinduka nk'ikiragi kuvuga biramuyobera umuyobozi w'umudugudu namubwini rero hari abantu benshi nagiye b'abayobozi nagiyemo kino kibazo mbere yuko kiba cyasohora zino saha nabaha nimero zabo mukabahamagara mukabavugisha kuko bo bakimenye mbere ariko njye nyihanganiramo kugira ngo nzamenye ukuri kwacyo neza ari nacyo cyatumye nyenemera gukora ubukwe n'umuntu mbizi neza ko azanyica yego ubwo rero nkimara kubishyira aho ngaho nibwo yandebye umugabo arandeba koko ahekenya amenyo umuyobozi w'umudugudu aramubwira ati wihekenya amenyo tuza ubu nta kintu ufite cyo gukora dukurikirane bino bintu ubwo nibwo uwo musirikare ukorera Kimironko yahise ahamagara ubuyobozi bw'umudugudu bw'Iburema arabwira ati uwo muntu twaragenze dusanga ntago ari mwiza ati koko umuntu utekereza kwica umuntu noneho bagiye kubana ntago aba ari mwiza ahubwo uwo muntu mushyikirize polisi igira ikintu ibikoraho ati nimumurekure ubuyobozi bw'umudugudu bwakoze raporo ariko mbere yo gukora raporo ariko ibyo byabaye uwo munsi ako kanya cyangwa bwaje kuri 21 uwo munsi byose nibwo byabaye abayobozi barazahamagara abantu bandika raporo yego kuri 21 kuko byabaye kuri 21 ku manwa nibwo izo raporo za uwo munsi nk'umuntu mwagiranye ikibazo ubona kagiye kwishutwara muteza abantu bwije nijoro yaraye aho cyangwa baramujyanye ubuyobozi bw'umudugudu bwaramuraranye baravuze ati ntabwo warara ahangaha turakujyana wowe ikibazo cyawe kizasobanuka ejo ubwo bakimara kumujyana rero nibwo baje tubisubiramo uwo muyobozi aravuga ati mubikurikirane mukorere raporo ibyo bintu azabyisobanureho mu by'ukuri ubwo wagumye aho wabaga wowe ngiye nagumye aho ngaho nabaga we baramujyana ariko bataramujyana uwo musirikare yaramubajije ati ndagira ngo mbwira batayikoreramo araceceka mbwira ikintu ukora ko wavuze ko uri umusirikare kandi hari ibimenyetso bimwe na bimwe biranga abasirikare wari ufite arangije aravuga ati icyo kora nakoreraga abasirikare imigati ati wowe ukoreraga imigati ati gatona ati mbwira ati ufite icyo kwivurizaho niba bayita niba ari emoma yo kwivurizaho ati ntayo mfite ufite ikarita ati ntayo bahita bavuga ati rero nuko atubeshye nta musirikare ukorerwa imigati ngo ajye kuyifata aho hanze ntago ari gutyo twe tubayeho ati niba kujyana ni gutyo bamujyanye bakimara kumujyana ubwo barenze bamutwara ntacyo aravuga ntacyo yavuze yacecetse mpaka byose nta kintu yavuze kuko yaratsindwaga cyakoze ari ikintu yavuze kuri izo nimero yaravuze ngo birashoboka yuko ngewe ngo ibyo bintu byaba byarambayeho ngatunze izo nimero ngo ariko ntamenye ko zari zifite umugambi wo kunyica we niko yasobanuriye ubuyobozi bw'aho dutuye yego baravuga ati ntago bishoboka muri abantu babandi bamutumye ntacyo babigeze bamufasha icyo gihe afatwa byose bijya hanze kada urabona ko naramuvanye aho babikoreraga njye nanjye namuzanye ahandi hashyashya birabayobera byarabayobeye bibayobeye rero nibwo bahise bamushyira ku kagari araramo araye mu kagari ku murenge wa Mageragere polisi zaho ziza kumutwara zimujyana Imageragere ku murenge ubwo yageze ku murenge afite ibyo yisobanuye ku bijyanye n'ibyo ngibyo
ababayemo ejo bundi nibwo bampamagaye barambwira ati rero uyu muntu hari ibyo natwe twamukeneraho niyo yaba adafunze niyo yaba afunze natwe ubwacu mu mutekano wacu w'igihugu hari icyo twamukeneraho. Yego. Twebwe twagira ngo tukumenyesha ko tugiye kuba tumurekuye. Ndabwira ise muramurekura gute ku bintu bibiri, ku muntu witirira ko ari umusirikare atari we, ku muntu uri mu bugambanyi mu buzima bwanjye byo kwica umuntu. Baravuga ati twebwe ibintu bya gisirikare yabiduhakaniye. Atarahakana aranatsemba ko atari umusirikare, atatubwira ko cyo kuzabaye kadogo wabo. Ati ibyo ngibyo, ati hari ibanga ry'akazi ritari ngombwa ryo kugira ngo byose ntago ari ngombwa ngo ibintu byose abantu bose babimenye. Twebwe twumvaga twamurekura ariko ntago ari abarekuye nkuko umva umuntu bamurekuye ngo akizana akishyura. Ahubwo twebwe twamurekuye ariko tukamutegeka ko atagomba gukandagira ahantu uri, aho utuye atagomba kongera kuhinjira kuko ukeneye umutekano, kuko bitoroshye kubana n'umuntu ufite uwo mugambi ku buzima bwawe wo kukwica. Ngenda ubwira njyewe ntacyo nabaye, ntawanyishe ntawanize, ndashima Imana. Wewe wifuzaga iki? Wifuza ko bamukorera iki ubundi? Njyewe nifuzaga ko abantu bose bakorana bagakurikiranwe, nanjye nkabona umutekano. Wumvaga babafunga babahana mu buhe buryo bitewe nuko wumvaga bari bakubangamiye bashaka kwica? Ubundi njyewe iyo menye n'umuntu mbere yuko, ubundi hari ijambo rivuga ngo kumenya umwanzi wawe ukamumenya mbere atarabimenya ko wamumenya, biba byiza kurusha uwo mwabana nawe akwihishe mutaramumenya. Njyewe kukumenya bimbera byiza, bimenya n'ukuntu mwitwaraho. Ntago nifuje ko baba bafungwa, ntago ibyo bintu nigize mbyifuza, ariko nk'umuntu uba ukeneye umutekano mu Rwanda rurimo umutekano, numvaga ko abo bantu bagakwiye kubazwa ibyo bintu kugeza ubwo bashyiraho n'umuntu wo kugira ngo yice umuntu bakabetinga amafaranga yabo kugira ngo ubukwe bube. Nicyo kintu nifuzaga. Ariko leta inganirije nsanga ntago ari wo muti w'ibibazo. Hari ukuntu umutekano wacu w'u Rwanda ukorwa kandi ugakorwa neza, ntibibangamira umuntu. Icyo gihe rero bamurekuye nyuma byagenze bite? Icyo gihe bamurekuye rero barabimenyeshe ko bamurekuye, mbabwira ko nta kibazo, koko yavuye aho ngaho kuri polisi aterekeza inzira zaho ndi, ko ntabwo byari byoroshye. Yarampamagaye arambwira ngo ari ahantu bita i Musanze. Nkwagiye. Yego. Ariko aramagara anyohereza SMS arambwira ati ngenda gusaba imbabazi y'ibyabaye byose, umpa amahirwe ya nyuma. Ndamubwira iki amahirwe ya nyuma tube twabana, agira ibyo nsobanurira. Ndamubwira ntago bishoboka, wanyihishamo bihagije kugeza naho ushaka kumvutsa ubuzima bwawe. Yumvaga yagaruka noneho mukabana byanyu? Yumvaga yaza akambwira ukuri kose uko byagenze, hanyuma mukabana hanyuma nk'umuntu twasezeranye akabona ukuntu nanjye navunitse kugira ngo tubane, akumva ko namwakira tukabana, ubwo akabanyezeho bikaba birarangiye. Ariko nanjye nabitekereza nkumva nta hantu byava, nta hantu byaturuka, biragoye. Ubwo nibwo yambwiye ati se ibi bintu waba warabibwiye mama wawe na papa wawe? Ndababwiye ni byose nabibabwiye. Ibyo bikubazaga ari Musanze yaragiye? Yego. N'ubu simbizi niba ari haba we niko bambwira. Ubwo ndamubwira byose narabibabwiye. Ati se bagusubije iki? Ndababwira ntago ari ngo ujya ngusubize ibyo naganiye n'ababyeyi banjye. Ubwo birangira akoresheje mushiki we nyine amusabira imbabazi, ariko njye n'ukuri ntago mfite izo mbabazi zo guha umuntu wari ugeze kuri urwo rwego. Na n'ubu ngo baracyashaka ko mukundana agaruke mu rugo mubane? Ejo ho yakoresheje umuntu ngo koza gisida. Waje kumenya gute ko bamutumye? Impamvu nabimenye, urabona ko umuntu umufitanye ikibazo kigeze kuri urwo rwego
cyo kuba naranze gusinya izo mpapuro ngo bampe 300,000. Ibyo byabereye ku muturanyi utuye neza mu isantere ku Musiramu. Izo mpapuro zari ziki? Izo mpapuro zari zo nagombaga kubasinyiraho ngo nge nkagaragaza ko muhaye imbabazi. Ngo hanyuma imbabazi se yakoze iki? Z'uwo muntu wafashe umwana wanjye. Uwo muryango ni wari wanyegereye. Ugira ngo baguhe amafaranga birangiye bamufungure. Yego. Noneho ngiye mbaje komanda wa Kimisagara arambwira ati usibye no kumva wanditse kuri urwo rupapuro twagufunga imyaka ingana niyo wakoze icyaha. Ibyo bintu numva ntago bishoboka. Ubwo nkimara kubivamo urabona ko hahita hakurikira wa muntu w'amafaranga babanza kunyica mu mutwe kurikira amafaranga kurikirana na ya makuru ya za mpapuro nari gusinya ko n'ubuyobozi bwabyumvishijeho nabyo urabihuza wumva birahura. Nabyo numva birahura. Hakurikiraho uyu mugabo twari tugiye kubana muri ubu buryo bwemewe n'amategeko afite na nimero zampigaga noneho aziranye cyane n'abantu twagiranye ikibazo noneho akajya ajyayo ngewe nkamufata avuye yatangiza ambwira yuko ari umuntu yakubwira ngo ari gatuna mu gitondo cyangwa nimugoroba ukamubona avuye hantu ntago wabura kugira ikibazo nk'abantu basanganye ibibazo. Ukimara kumenya se ko hari ahantu ahuriye na za nimero ndetse n'abandi bari bashaka kumuhemukira byo byagenze bite? Warabimubajije urabimubwira? Ibyo bintu ntago nigize ngewe mbimubaza kuko iyo mbimubaza nta kintu na kimwe nari kumenya. Ngewe narabigumanye nyuma nyine amaze kufatwa amaze kumenya ibyo bintu nyine nyimara kubimenya nibwo ngewe nta nubwo ari ngewe nabimubajije n'ubuyobozi bwabimubazaga we agatanga ikisona avuga ngo izo nimero ngo birashoboka ko ngewe ngo namenyanye nazo ngo nawe yarazifite. We ntagaragaze yuko hari communication bafitanye kandi zarahamagarwaga ubona ko zihamagara. Mbese ubu ngubu uko bihagaze bite kugeza uyu munsi? Uko bihagaze ubu ngewe umugabo naramwihoreye mu buzima busanzwe. Bivuze ko ari umugabo mwabanye icyumweru? Ni umugabo twabanye icyumweru imara kuvura. Ubu se yaragiye kunkorera. Iyo buriya ubukwe ni ikintu gikomeye baba bakwambitse impeta wateye igikumwe ubu bakwita umugore washatse rwose bampamagara mugeni kuko niryo zina basanzwe hamagara abantu nkanaryikiriza. Impeta se wazishyize? Impeta nayikuyemo nta nubwo nakongera kuyambara. Urayijugunye se? Ntago nayijugunye kuko nahise nyandikamo nahise nyibika ahantu nyandika. Mbese ni umugeni w'icyumweru n'impeta bikaba birangiranye kuko impeta nanayanditseho n'ikintu gikomeye ku buzima bwanjye nyibika ahantu. Nanditseho ko ari impeta y'amaraso. Ni impeta y'amaraso naranayibitse sinshobora no kuzayita nubwo ntayambara. Ni impeta y'amaraso kuko kugira ngo umuntu yumve ko agomba gukorana n'ubukwe n'umuntu akeneye kuvutsa ubuzima bwe ntabwo ari ikintu cyoroshye ntabwo kuyambara byoroshye. Turabizi ko iyo umuntu yateye igikumwe agakora mariage byose byuzuye kugira ngo abone undi mugabo bisaba gukora divorce. Wumva niba wenda ufite umwana birumvikana ko ufite andi mahirwe kugira ngo ubone undi mugabo bashe gukora mariage. Igihe nikigera cyo kugira ngo ubone undi mugabo byo bizagenda bite? Mu by'ukuri turi mu Rwanda rufite umutekano nta hantu umuntu yakwihisha. Ngewe ninkenera gukoresha divorce nkabimusaba akabyanga ubuyobozi bw'umutekano buzabumfashamo kuko ntago ari umugabo tuzasubirana n'imbabazi. Icyo nabyanga ngewe nawe ko twumvikana ngo tugende tuyikoresha ubuyobozi bw'umutekano buzabimfasha. Uzayimuhesha ku ngufu se ko nta muntu utangatanya ku itegeko? Ariko ntago ibaho y'itegeko ariko ibanza kureba niba bya bimenyetso bifatika byatuma itangwa. Yego icyo gihe bazareba kuri ibyo bimenyetso barebe ko bifatika bayiduha. Ko waciye mu buzima bukomeye uragoye ntago byoroshye gutegura ubukwe n'ukuntu buvuna no kuntu butwara amafaranga. Yego kuko nanjye icyo nabanje kwicarira cyambere ni umujinya narawicariye mbona ninzamura umujinya ntazamenya iherezo ry'ibi bintu. Ndatumutwe ndabyihererana umujinya ndawicarira gahunda zose nzikora neza kugira ngo nanjye nzagere kuri iyi ntego y'iki kibazo. Abo waganirizaga baba abaturanyi cyangwa aba muri famille abo waganirizaga ibyo bintu bakubwira iki kintu cyo gihe? Umuntu wese wabyumvishije kubyakira byaramugoye
akambaza ati ibi bintu wabibayemo gute, nawe ubwo kumva kugira ngo abyakira bibemo abizi neza ko uko abizi akumva ni ikintu kigoye. Ariko nyine mbabwira ko nanjye kubera intego nashaka kugeraho ariyo mpamvu nihanganye nkicarira umujinya, nawe ugashaka kumwitura, nkashaka nanjye kumwereka ko nanjye hari icyo namenye, hari icyo ushoboye, hari icyo nshoboye. Yego, twavuga ko ari mu bwihisho, niko twabyita kuko umuntu ntago nshobora kumenya ngo ubu hashize igihe kingana iki ibyo bibaye leta ivuze ati ajye kure yawe ntazongere kukujya impande? Kuri 24 ku itariki 24 kuva ku itariki 24 ubwo ni iminsi 6 ishize. Yego, nibwo yagiye. Uba ari ukwe nawe uri ukwawe? Yego. Ubu ntacyo yagukeneraho, ntacyo wamukeneraho? Ntacyo, kuko ntacyo nasezeranye ngiye ngamije. Afite amasambu, nta nubwo nyakeneye habe na gatoya, kuko ngewe uko nari mbayeho niko yaje yinjira muri iyo nzu. Nta n'ikintu yatanze, nta n'ikintu na kimwe yigize agura, nge uko nari mbayeho niko yaje. Nanjye ndabyakira nkimenya kumenya icyo kibazo kugira ngo nanjye bivuze ko nimunatandukana azagumana ibyo ugumana ibyawe? Niko bimeze, kuko arabizi ko nta kintu yazanye, n'ipantaro yazanye yagiye yambaye. Wihangane rero, tugenda twumva inkuru nyinshi zitandukanye, ni benshi baba bagira ngo tuganire. Impamvu tuba tuganire gutya, hari abandi bafite ibibazo bikomeye kurenza ibyo dufite, ariko buryo wumvise ikibazo mugenzi wafite ukumva ko yabasha kubana n'icyo gikomere, gufatirwa umwana ku ngufu, umwana mutoya, wowe wenda arafunze, ni byiza leta yakoze ubutabera kugira ngo akoreshwe ubukwe ku gahato cyangwa ku bugambane, nabyo ntabwo byoroshye. Ubukwe murabuze ukuntu butwara amafaranga, nabyo ni igikomere, ariko twige kubana n'ibikomere duhura nabyo, twige kwakira ubuzima bwose. Ni mpamvu tuba twagize ngo tubaganirize byinshi bitandukanye kugira ngo ubuzima bwose wumve ko wabwakira. Hanyuma turimo gusoza, ndagira ngo utubwire aka kanya, hari abandi bafite wenda imyumvire nk'uwo mugabo, hari abasore cyangwa abagabo babana n'abagore bakurikiranyeho wenda amafaranga, bakurikiranye izindi nyungu ku ruhande, abo wababwira iki cyangwa wabagira ihe nama? Ikintu nagira inama ku bantu bameze nk'uwo mugabo, ni ukuri bashatse babanza bakamenya ko umuntu agomba gushaka ubumuntu n'indangagaciro muri we, kuko iyo wabuze umuntu n'indangagaciro nibwo ukora ibyo bintu. Ariko nabagira inama yo kubireka, kuko rwose ntago bihira abantu bose. Urabikora byarangiye nabi, nk'uwo byarangiye nabi, n'undi ubitekereza ntago bijya birangira neza, birangira nabi. Ugasanga rero uhuye n'igihombo, kandi wenda ufite abana bakareze bagakura, cyangwa abantu baba bagukeneyeho ubundi bufasha, ugasanga ubuzima bwawe bugiye ahantu habi. Hanyuma wagira ikintu ubwira abadukurikiye, kuko ngira ngo ni benshi bari buze gukurikirana iyi nkuru yawe, ni benshi badukurikiye, niba hari wumva hari ikintu wifuza kubabwira cyangwa wabagezaho nyuma kuduhabona ubuhamya, wababwira? Ni ukuri ikintu nabwira wenda abantu bankurikiranye, ubu nubwo ndi umumama, nk'ubu ngubu aho kuba ni ikibazo, no kurya ni ikibazo. Amafaranga yagushizeho? Amafaranga yanshizeho. Uyashyira mu bukwe? Nyashyira mu bukwe. Ntekereza nuko nzajya mu kazi bikanyobera, nkasanga na gahinda n'amarira gusa. Mbere wakoraga iki? Nacuruzaga inyanya, mbese nari umuzunguzayi, curuza ibintu by'imboga. Yego. Ni ukuri wenda abadukurikiranye nabasaba, waba afite uko yabigenza kaba yanyunganira, nkaba nabona uko nsubira mu murimo, Imana yamuha umugisha. Nisuganya nkareba uko nabaho. Ikindi nabwira abantu bankurikiranye, ni uko bagomba kugira indangagaciro n'ubumuntu, kandi bakizera ko iki gihugu cyacu turimo gifite umutekano usesuye, kandi umuntu ntakagira umuntu uheranwa n'agahinda cyangwa n'imibabaro. Niba ufite ikibazo ugomba kukiganiriza abari hafi yawe bakagufasha, kuko nibwo bumuntu n'indangagaciro by'umunyarwanda. Murakoze. Yego, turagushimiye cyane rero, wakoze no kutuganiriza byinshi bitandukanye. Ngira ngo ni inyigisho tuba turi guha abantu ndetse n'inyunganizi, kugira ngo tubashe kubana n'ibyo twanyuzemo mu buzima, tubashe kwakira ukuri, tubashe kwakira ibyiza ndetse n'ibiba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka dusoreze aha ngaha rero, ubwo nagira ngo mbagezeho byinshi bitandukanye. Reka dusoreze aha ngaha twihanganisha umumama, ngira ngo
ngo mwumvise inkuru y'uko ihagaze uko byagenze ubwo nk'uko abivuze ntago bimeze neza amafaranga yamariye mu bukwe amafaranga wumva ko yashire mu bukwe bwahise bunapfa niko nabivuga ariko babwira nimero ya telefone ku buryo wakifuza kuguhamagara hari indi nyunganizi yaguha cyangwa hari inama cyangwa igitekerezo yaguha ku buryo yabasha kukubona byoroshye 0788 62 730 67 niyo nimero yawe yego reka dusurize ahangaha rero nizire ko muzamuba hafi ushaka kumuhamagara umugira inama umuhumuriza mu biri byinshi yagiye acamo reka dusurize ahangaha rero tuzakomeza tubagezaho izindi nkuru zigiye zitandukanye.